Itangazo. Uyu munsi turahurira ku kagari. Turiga ku kibazo cy'umuntu ugona. Zani ya urutemani. Karibu boss. Nyabiki. Ni mvange y'ibitunguru n'ibirayi. Naga ari ibirayi ni ibitunguru bivanze n'ibirayi. Teni cyo kumva se? Zana mvanze ngushonereho byawe. Yawe. Ntabwo biryoshye. Biryo nabyumviye ngiye nabanje. Sicyo bumviraho se? Nyishura. Sicyo kumva se? Bumvira muri ryinyo. Itangazo. Imbwa we, imbwa. Nabonye imbwa itamuka. Ayiwe. Umusega ariko. Sister. Umwakunda byukanye noneho. Sister. Ewe, na hano ndi bugashyira kakaboko ranshuje. Kubera iki? Ubuse wankunda? Ngiye ntabwo njye nkundana n'abantu batambara n'inkweto ubwo subwo ngiye nakunda n'umusore umeze nkawe. Ngiye reka nigende. Reka nigendera. Umva sister. None byo gukundana tubyikorere wenda. Umva mwese kabazo. Nta muntu se uko namuri umudokodo. Yego ko mana yanjye uwo nguwo nanjye mwumva njye mwumva ariko bivugiye ruguru nanjye ntabwo nzora ahubwo se wawe umuzi. Kwa mukobwa kusakuza ubona uzansimbura. Ni ukuri nanjye nuko umbwiye ikibazo kandi natwe turizi. Ntabwo muzi ahubwo ni umuzi wambwira. Umva rero. Ngewe nta makuru mba ntafite. Mukanya tuze gura ku kagari. Turamuvumbura. Ahubwo se yego ko mana n'abandi baze nawe umuntu ugona urumva ubaze nawe umuntu ugona akarusha agiye ugenda uvuga mu nzira ngo itangaza. Ubwo nanjye nyine iyo nama ndaza kuyizamo wenda naye namumenye. Yewe we sister ngiye ntago ngona rwose. Mama Hope Karabe hako wowe yawe nta utandukane na babandi nabo. Urashaka iki? Umva nyabunzanira amazi nkarabe dore intoki zimeze nabi cyane ndashaka kujya mu biro. Ngiye no kugwara ibikorora ndumva ntameze neza. Baguhe mitiwere se. Se nada kuzanira n'agasabune. Isabune umwanda wishe imyaka maze mu mwanda. Suka ariko. Rekera. Ariko wumvisha itangazo Karabu Diane yatangaga? Se ni umusazi buri mugito azinduka avuga wagira ngo nacyabona igitotsi cya mu gitondo. Dufite ikibazo gikomeye hano. Kikise. Hano hari umuntu ugona. Uko abigize ko ari ikintu cyoroshye. Uzi ko buri umudugudu wacu ugiye kuba nyuma mu mihigo kubera iki? Umuntu agize gute? Ugona. Dijoro. Sinzi amasaha urambaza ibyo amasasi byo. Barashaka kumumenya se. Hako kumuntu usaka nkaho umuzi. Oya ntawe namumenya neza. Uzi ko ngiye ijoro nagisinzira ibyo nabimenya gusimbiza. Sinzira nyabusa. Nawe byakugezeho ariko nimubona numva ndamubagira ibisiga sinumva ukuntu akagari kacu kajya kubakanyuma bitewe n'iki umugono kugona. Ko se mva mubazi. Abantu bararabicaye bumva umuntu agona bagiye basinzira. Hakumva atari ikibazo kiri kubangamira abantu kugona. Ariko wewe wamenyereye kubaho mu buzima bubi. Heko Imana kuko niyo mpamvu rero bagushingiye hawa nakubwira iki ngende umuyobozi natowe kubwiganze bw'amajwi menshi cyane umudugudura sinuvuga akibazo cyoroshye kugona tekirangiza giye uta mba ndoka niko none se ibyo kurya byabonetse se bashaka ariko nawe amasaha urabona naba nahisha umuntu uza kundeba mubwire ko ndi mu biro uragiye se agiye cyasume nasume nta ndabona nta ikibazo cyawe cya tekinike y'igifu ugihindure cyari nago kubita ariko yaza kwarekera mangushijemo agashika kugukosora uzajya uteka umugabo ntuwariye nta kibazo ariko icyo kibazo cy'umuntu ugona siko mbona wagifasha nka cyoroshye kigiyeho kirakomeye ikibazo cy'abarota yabaruzi uko nubatse uratsigize cyane. Ariko iyi nama ko ari ngiye wigeze mu mbere abandi bari he
ikibazo cy'ibyigwa umuntu ugona mugono kugona umwanzuro umuntu uzafatwaho kugona bihabanye n'amategeko y'akagari ka Biraha Claude! Yes man. Yo. Shanga man. Injemba njanga kureba wa muyobozi ngo bakorera akaririmbo mani kagari kacu. Komana ubona uzaba umusitari kundusha muri no mudugudu ngo. Ngende umusane man, ngeze kurundirimba hip hop. Urabara kuririmba indirimbo. Nta mpamvu yo kuririmba ibibazo. Umva. Ririmba indirimbo y'ibisubizo. Ririmba indirimbo y'umugono, urumva? Yo kugona. Ureye kwani dahitinga. Ikibazo ni kugona hanga. Nawe ubyumva. Dufite inama. Nje narangize ngo n'indirimbo y'umurenge. Bwana muyobozi. Jo. Ni hano. Ngiwe neza. Bravo. Yo kugona none se mugira ngo ni umuntu ugona abantu bangana gutyo mwana gufata umuntu ugona muri aho akagari gacu kagiye kuba kanyuma buri muntu hano rero agomba kuzatanga amafaranga 275 buri munsi amwe ibintu byose n'amafaranga atakura nzayatanga amafaranga yo kwishyura uwo muntu turaza guhitamo kandi ndabona ubikwira ariko Rode asaje agenda yumviza buri nzu nanjye nafata bwana muyobozi twatora ufite amatwi manini jana zamufata dushaka umuntu ufite amatwi manini ntago twapfa ihangane gatoya cyakitwa n'ibindi allo mama Hope muri moto yego dusange ku kagari byihutirwa inama yatangiye yego ku murongo w'ibyiga so urabiyobe suku umuntu ugona urakoze araje je ntabwo nabyemera turamukura mu kagari kacu avemo uko no kwamagana abahanzi abameye gutora ni bangahe avemo ngenda bihakana avemo rwose ndabihakana icyo nakemeza nubundi nimba yarayagiyemo avemo turi muri demokarasi mushire hejuru tumenye umubare w'abantu bemeye ko ava mu mudugudu avemo Damu muyobozi. wenda wababizi ndabona mwateranye ubutari mwambwiye banazi rwose nabivuga No guca munsi y'ameza. nubwo aciye munsi y'ameza ari umuyobozi se n'ameza mureba Mungu ikirere Atwe tuzagera wenda twayobozi hejuru. muri etaje aba bantu ko babaye iki ni ikibazo gikomeye kitureba twese nashakaga kugira ngo mama Hope ikibazo dufite nabonaga usa nkaho ukizi iki kibazo hari umuntu reka unashinzwe n'ubuzima hano ikibazo gifite aho gihuriye n'ubuzima abantu ntibagisinzira bagiye kurwara menage mata umutwe menage ni iki gusa ngo bafite ikibazo kimeze giteye gite kugona umwanzuro twafashe nuko umuntu dusanga agona hano muri mu kagari kacu kabira turamwirukana burundu agende nje mfata ibyemezo bikakaye agende oya umwanzuro se wowe Yego we. niwe nta wundi bamwirukana mu kabari ndabagitifu kuko bamwirukanye mu Kambere niyo mpamvu twaje mu kirego cyacu ubundi iyo umuntu agiye kuryama aba agiye kugira ngo umugabo yerekane ko yaryamye ariko ari muzima agomba abantu bose bakabyumva muragenda mukaryama uyu ni umutwaro ubundi asinzira agace murabona umuntu arahinda hamoto mbababwire nimujya mushaka muzakore nkanjye njye ntabwo sinzira nijoro
nsinzira ku manywa yagiye mu mirimo ubundi nijoro ngenda nica twabyemera uzi ko wajya muri kibihunyira ndi bavuga ngo kwiriki akanaka kari kibihunyira yewe umva ntago muri mu bana ibyo byose mujya nibi mujya nibi ni nko kwiga igitondo n'ikibuga muve hano bashya kumukanga akagari kibihunyira tuzajya kurega muri federasiyo ya ubundi sikunaga wanje tuzajya no muri ferwafa tuzageramo tuzabarega ntawe utaba ntugira ngo birangiriye aha ntugira ngo birangiriye aha haka abantu bakuru baregera nk'ibyaha abayisengemere yatsinze igitego tuzakurega ahantu hose n'ubwanu koko hejuru y'akagari hari umudugudu hejuru y'akagari hari umudugudu ariko uzi ko umugabo wanjye no hasi yaho hari inyumba 10 none dutahe ibyo ukoze urabikoze buri ntabwo wari uzi kuri mu nama ngabo bagiye tugende ndakubwira ibyabaye tugeze mu rugo uze turacyagitwaye amahoro ngwino tugende ngo ntabwo wari uzi ko ubundi sinibubasa ko ntaho bari hano hagira uwanyuraho yanyu uzi ibintu bibereye hano ntago nabikira ibintu bibereye hano urarunkojeje gusa ntakundi